mumeze mute? Okay, ngiye kubereka uburyo dushobora kuba twabona password ya wifi mu buryo bworoshye. Muri iki gihe ibintu by'ama VPN byigize insazi. Okay, reka mbereke uburyo dushobora guhita tuyibona byihuse cyane. Turaza dukande kuri wifi n'ibisanzwe tuze tujye mu ma saved network cyangwa n'iyi ngiyi reka nze tuba rero tuhita tureberaho iyi ngiyi irimo ni Epic Avumo Catholic. Okay, turaza dukande kuri aka kaboro ko gusikaninga, kanze tujye muri saved network Epic Avumo Catholic, uhita ukanda kuri aka ka share ugashyiramo pin nyine yawe iyirimo, ukahita ugafata screenshot ukahita unagakoropinga nyine tu. Okay, tugiye gukanda crop tugakroping. Okay, tumara kugakropinga urahita uza ujye kuri Chrome yawe wandikemo kiyala decoder, wandikemo kiyala decoder. Okay, numara kuyikandamo turategereza, urahita uzihitemo iyi zinc decoder online, iyi ya mbere uze uba ariyo uhitamo. Noneho uze uhita hano kuri choose file uze uhita ugahitamo agafayiro kawe nyine ushaka gukoresha. Okay, tuze tuyikandeho tujye ngaha dukore submit. Okay, reka dutegereze byirodinge. Okay, wana result Epic Avumo Catholic ariyo admin @123 @. Okay, password wayibonye dore ni iyi ngiyi isiza ako kanya. Ubwo n'undi wese n'ibindi byose wakora nabyo birakunda nyine tu. Ubwo nawe niba ushaka guhakinga wifi uzakoresha iyo pin, iyo password kari akaboro nkubwiye bizahita bigufasha uhita uyishyiramo ibe successful. Murakoze cyane, nzagenda mbagezaho n'utundi tuntu tw'ubwenge. Thank you.